kuri kino giti kiri hano reba ku gasozi kandi yozi agora imizinga hari bro Rwanda ni imisozi gusa dore imizinga boro imizinga hari ku musozi aha niho twerekeje hano bakahita mu bisi bya Huye hariya hejuru ni mu misozi ya Hatari iri teme amajwi ariho hano ni inzuki zivoma wahabonye inzuki zivoma hano ubu tugiye hano mu bitare tugiye gusura inzuki zo mu bisi bya Huye. Ufite agatege ko guterera? Agatege karahari. You are big energy. Runo ni rumwe mu mvumvu dufite twezamo umusaruro twita eucalyptus honey. Uzi ukuntu uyu musozi bawita se? Uzi ukuntu bawita? Ibisi bya Huye. Aha. Hano ruguru niho habaga umukecuru bitaga ngo kwa Nyagakecuru. Wigeze wumva hiyo story? Dore indabo zatangiye kurabya mu gihe gito tuba tubona umusaruro. Look. Two twose n'utuzi zigenda zihova. So ubwa mbere utere umusozi muremure wapi? Hagari ubwa mbere uzi gusimbuka amazi aturuka mu bisi bya Huye anyura hano. Turacyaterera inzuki zirimo hagati mu musozi.
You enjoy. I know you enjoy. You will be enjoy. Huh? Damn. Come on, come here. Take this picture. Did you take this? This is what we call mountain honey. Mountain honey. You see? Mountain honey on the top of hills. Let's go. Uyu wawusutse ryari? Uyu. Zinyura hejuru. Zinyura hejuru uzazisure. Uzimanure mu mpuzo yazo hasi. Zabiboheye ku mufuniko kwa ko zinyura hejuru. Uyu murongo wose zirimo. Wow, you see? You see what we call zishobora kuzashyuha. Zishobora kuzashyuha. Ka kazinga kanjye se kameze gute? Aka kazinga rero niko dutuburiramo. Can you open? Yeah. Urimo ukoresha iki? Kari mutoya. Urimo dutuburiramo inzuki iyo dushaka gufata nk'imizinga nk'ibi tukayigabanyamo. Dukoresha tuzinga nk'utu dutoya. Hama tugashyiramo ubwiru rushyashya n'inzuki nkeya zabwira tukazishyira mu muzinga munini. Get So bivuze yuko sinzi nimba nsubiramo. Ni ukuvuga ngo turi kurera koloni. Ariko itaraba irumbo. Koloni ni nkuko navuga ngo irumbo ridahagije, inzuki zidahagije. Hano ubu akaba karimo amakadire 5. Iyo zimaze kugwira Amakadire watwereka. Amakadire ni ukubara nyine. 1, 2, 3, 4, 5. Dore inzuki ngizi wazerekana. Inzuki zirimo. Ubu nizimara kugwira zujuje amakadire tuzazishyira mu muzinga munini. Sawa? Sawa.
bari bari gucuranura icyo twita gusuka. Naho turahagera nkwereke. Gupfundura nk'uko ntabwo aba ari byiza buri gihe, ariko ugomba kureba uko inzuki zihagaze, cyane cyane iyo unyuze ku muzinga ukabona ntushyushye, udafite population y'inzuki, idafite ubwinshi bw'inzuki. Urujya n'uruza rwazo iyo ubona ari nkeya urazisoramo imbere ukareba ikibazo zaba zifite, niba zitari kubyara, niba wenda ari urwiri rushaje. Ibyo byose urebaho, ugenda ugenzura ukarebaho kugira ngo umenye ngo uyu muzinga wanjye ufite ikihe kibazo, ese uzampa umusaruro cyangwa ntabwo uzampa umusaruro. Iyi gakondo se, iyi gakondo wigeze urebamo? Subiza inzuki ninde waziguze? Bazikuye ikigoma. Zimeze gutya? Ese sibyo nkubwira, gusa nk'izo ndazatira nkahita nzibu. Dushashara dutatu. Izo nzuki naza. Hapi. Yose nkubwira ukuri. Sohoka ndakubwira. Dore ni muwuhera. Uyu uriya hari akazinga mbonye yarazanye. Ni nkeya. Ubu umuntu waguze izi nzukira si hose ikindi agura hano bose ugenda ureba umbwire ugiye nk'izi nzuki nk'izi zirimo aho, nk'izi zigezemo aho ukuntu nazishyira mu muzinga. Reka nze ndaje ndebe, ndahagera kuri iyo terasi. Aha turimo ziradushyiramo utugi turebe. mbese fasha fasha. Utugi turimo, urwiri rurimo. Mbega urwiri rushaje. Do ubundi mu nkongoro imwe sibyo haba hagomba kujyamo akagi kamwe. Noneho reba utugi turimo mu nkongoro. Ni twinshi. Watubonye? Watubonye ko ari twinshi. Ubona igomera ishyashya iyo tuzushyize ushyiramo. Reba utugi tw'umuntu twuzuyemo, tuno tugi twagombye gukwira nka hano hakavuka inzuki. Kugira ngo umenye ko urwiri rushaje rero. Bikumva? Ugiye no kugura inzuki ugakata ikimamara. Ukabona ikosa rimwe, reba noneho hano byagezeho amagi aba nk'icumi mu kantuza kamwe. Sibyo? Amagi arimo, ni ukuvuga ngo izi nzuki zifite urwiro, ariko rurashaje, ruri hafi no kwipfisha. Ubwo nzabigenza nzafata amariya se nk'utwo two hirya duke, ubwo hano mbe nabikuramo. Zakugiye inyuma. Dore bana hano. Zikuye hepfo ubu ndazisubiza. Ntubona amagi hano? Yaruzi usa yavuka. Ntabwo yavuka kuko inkongoro ibigenewe igirimo. Ubwo se hano havukamo inzuki 10 icyarimwe. No urumva iki nicyo mba nshaka, sibyo? Niza gukora assessment mu nzuki urebe ngo sibyo nje kurebamo iki.
iya mbere ushobora kuvuga ati wenda nje kureba inziru ziri gutera neza, niba kuko ari igihe cyo kubyara, sibyo? Nari mbizi harimo n'indi, ariko ubu ntarenga 1, 2, 3 ararenga iyikuremo. Noneho iyo inzuki wenda zifite urwiru ruzima, sibyo? Iyo zifite urwiru ruzima, ukumva zifite urwiru ruzima, ushobora kuzana agafuka ugafata nk'aya makadira abiri ariho inzuki, n'iyi ya kabiri n'iya gatatu, ugashiriramo ukasa nk'ugabanya, ugashyiramo agafuka gutya hasi kukageramo hasi, ukagarura no hejuru. Urumva uzongereye ubushyuhe no kwirukanka ngo hano hose habe nk'inzu. Ibyo nahoze mbivuga ziranebwa, aho zabuye n'andi marata atarimo zigahita ziza zikabura ku mufuka. Urumva kudufuka dufunga hano cyane, aho ni sawa rwose. Nk'uyu zirimo hano nta kibazo, reka twe gukubaga. Ubundi iyo unasura ugenda ureba kuko rero tuzayiha nimero, sibyo? None se uzi guhuza? Uzi kuba wahuza? Uyu musore yarya bamwita ngo iki? Nyuma ntaziriho. Ntebereze. Uri bazi na wanjye? Rogenda hari imbere. Gufotore hariya. Aya masaha rero uri kumva Anato, aya masaha nubwo uvuga ngo si meza wenda ntiwarubona, ariko niyo meza ku nzuki. Noneho ikindi rero tugiye gukora, sibyo? Ndashaka ko iyi mizinga nubwo idakomeye, ibintu ni bibiri, turakora ubugenzuzi turebe niba dushobora gufata nk'ibiri tukayiteranya, sibyo? Urabizi? Okay, aho ni sawa. Ikindi ndabona ngomba kukuzanira ya fumba ya kizungu, na kano kagira umwotsi wa fresh, kuko muri babiri umwe yaba afite kano. Aho nta rurimo, uri mu muzinga.
uruzi. Wa muhungu nta kibina. Umuzungu usukamo uraho hirya, ubundi uranabyegeranya cyane. Njye mfata uriya muzinga nkawutereka mu maso y'iki, aho niho zari ziteretse. Haruguru buri naho. Utu tuntu rero natwo tuziga ukuntu tuturwanya. Reba utu. Kuko turya ari amagi. Iyo tugiye mu muzinga mukene nk'uriye, nk'ikade rimwe nk'iri. Nta wundi mwari mwasutse? Nta n'uburoso mufite? None bamfashije ko ndi kunama inka igataka. Hano bayishyira. Ndumvira aho ngaho. Yego imbarwa tugiye. Bikorera ku zindi ho? Mwari mwuta kotsi zose zasohotse? Mwana urakurikirana se imizinga? Uyu musore wawe se arabizi? Bazajya? Ntabwo wasanga ari tekinike. Arubona? Nize ngo urarubona. Wasanga ari tekinike.
tuba twigaragaje. zamuriye ra Gori. Zakuriye se? Zinjiye mu ntebe. N'agakiri. No nti turarangije.
Agawe atugenda urebe za nzuki nasize nteretse ngiye ku kagari ndaje ndagusanga zikaze. Ubundi se kufite abandi kontorora bitabahaye. Yora bizi nkeno nagiye mu Kigali ndamubwira ati wowe wese bishoboka kade nagiye mu Kigali. Sibyo rimwe na rimwe uranamubwira ati uze kunyura ku kazi umbwire uko wasanze bimeze. Hajya mushobora yakubwiye. Garakabire. Uko yose ngibizingira hari. Kuko